Wesha. Bimeze bita kusifu. Sha. Niko. Bita se shaho ko ndeba uri n'udusafuriya na envelope ukamusifuye bita. Ni byiza boss. Uravaho ukajya. Mvuye ku kindehure giye banyita Ntabwenge. Ntabwenge ko. Se nta kubera iki bakwise Ntabwenge. Nitwa Ntabwenge ni. Oya ariko barambeshyira boss. Bakubeshyira iki? Bambeshyira ko Ntabwenge. Kandi mba numva mbufite. Urabufite? Ko wisetse? Nyine nashakaga akazi nyine boss. Ako ushaka akazi ko gukora iki? Jewe nzi gukora ibintu byose. Urugero benya ariko by'umwihariko nzi guteka igikoma cyane cyane. Ni igikoma nyine. Uzi guteka umureti se? Umureti. Waba ufite amahirwe uzi guteka umureti? Umureti ni ibiki? Umureti. Ndabizi cyane cyane. Bimwe byigiye imbere. Byigiye imbere. Umureti w'amagi. Icyayi kirimo Nescafe wabinkunganyiriza nta kibazo. Ndabizi cyane bimwe byigiye imbere. Waba ugira amahirwe rero byose ubizi ko akazi ushobora kukabona. Ariko nimba atari bya bindi byo kwiyemera byo kuva mu ntara mwiyemeye. Hoya ndabizi cyane jewe. Ndabizi pe. Wakoze isha cyane ubwa mbere. Hoya ntago ari ubwa mbere. Ni wacu najyaga mpereza abantu ze nyine ibintu by'amatafari. Ubwo uzi ukuntu nzi no guponda. Uponda sima cyane. Ntaho bihuriye n'akazi ugiye gukora rero. Nicyo kibabaje. Byose ko mbizi nta kibazo cyane rwose. Uri sawa yuko gakora. Akazi sura kama. Okay yenda ntago nire nkubaza byinshi. Gusa ugomba kuba nimbuje koko akazi wakishyizemo ukabumva wagashobora. Uri tayari? Ndi tayari pe. Uri ready? Ready ni igiki? Oya gende Ntabwenge nago ndi ready. Okay none reka nkwereke. Ngwino nje kugusuzuma. None twagenda. Ndantwaza. Mwiriwe. Umushyashya hano i Kigali nibwo heza. Nashakaga kukuyobora. Se wanyu. Nta kibazo. Muri Karabaye urahazi? Karabaye? Karabaye ndahazi. Sibya ntiwanageza ahubwo. Ni hano turi. Ni hano hafi. Hari umwana wanjye waje hano i Kigali. None naramuhize naramubuze. Uvuze? Hari umwana wanjye witwa Sonia waje hano i Kigali. Naramuhize naramubuze nari mfashe umwanzuro wo kuza kumuhiga kuko namenye ko yayobeye hano i Kigali. Sonia? Sonia ndamuzi yewe ari. Muraziranye? Ndamuzi cyane. Atuye he? Sonia urabona ntanahakwereka ariko njyewe n'ubundi nta kintu ndi gukora. Yego. Kujyana nkakwereka. Jya kumunyereka. Kumunyereka pe ndumva mushaka. Tugende.
bigenze bite se kandi gahunda gufite byose nta na kamwe ukuye ubibereza nkakureka ukigenda ariko nimba utarimo kumva ibintu ndi kuvuga ahita mufunga icyo bita kaci indese yumve ngo navuye mu cyaro gusa n'ibintu byo kuntera ubwoba umva ngo navuye mu cyaro nguze kuntera ubwoba si ibintu dukora i Kigali uzi ibintu dukora i Kigali njyewe urabizi n'ibiki ushobora kuba uri ibanga barakubeshya ushobora kuba uri ibanga ntabwo wanjye naje kureba umwana mushaka abantu yawe abantu yawe ntabwo wanjye abantu yawe Wese shaka ntabwenge k'inkweto zitwaye mu ntoki bite bya nangaga kuhanduza boss aya oya nushaka wiyambare na se kare uzajya unahakora nawe rwose natwe nuko rero njye nahangaha ubana ni wawe aha ni wanje okay sinshaka gutinda mu bintu byinshi rero ndagira nkore icyo uzajya ukora kuvuga ngo wowe uzajya uvomera zino ndabo uri kuzireba zino ndabo izi zose ukora amasuku reka kuvomera ibyo kari ibintu byanjye ni nko kunyara ikintu ushaka kukubwira ni kimwe gabanya amagambo ngo kugira gute kunyara izo mvugo oya ikintu nagira ngo mbanze nkubwire uri kunyumva nimba uje mu kazi akazi ni akazi ndabyumva cyane wambwiye ko bakubeshyira ko ngo ntabwenge ntawe bihuriye barambeshyira biraba ndashaka kubinyereka barambeshyira ngeze ko nzakora ukwijima okay rero ikintu uzajya ukora amasuku hano ukorope mu nzu uri kubyumva nzajya nkoropa gute indabo nyine iki ibintu byose ubizi nyine ibintu byo gukoropa yewe nta nzajya nguhangaha none nzajya nguhangaha nzajya umayusha nzajya nguha icyatanu nta kibazo rwose ni ukuri nta kibazo pe nzajya nkakora ndumva ari sawa rero urakoze cyane rwose icyatanu se urumva kizajya kikumarira iki nayakoresha ibintu byinshi cyane urumva icyatanu harimo wenda nshobora nko kuguramo nk'igikombe cy'igikoma cyangwa se oya ntabwo wakigura wese igikoma kizajya kiba gihari icyayi uzajya ugica ushaka igikoma nagikunda cyane rwose ubwo rero ngaya nzajya nyaguramo wenda akenda cyangwa se agapanda noneho rero reka nkubwire njye ntabwo ndi umubosi mubi nkorera neza akazi kanjye neza nzakwereka nzagutunga nzajya nguha amafaranga neza kandi nicyo gikoma ushinzwe kubyinnye se kandi ndagira ndishimye cyane ntumbwese kuzajya nyine nzaguhindurira ubuzima kubyo uzajya usubira mu ntara hajya ngo ni ku Kideure ku Kideure abantu bose bakabona n'ubwenge bwaranze n'ubundi ubwenge bafite ahubwo wenda babona n'ubwawe okay jya rero mfite gahunda yihuta sinzi rero niba hari ikindi kibazo wambaza mfite sinzi yose boss nzajya ndarahe ariko icyo kintu uzi ko nta kikubwiye mu kazi uzajya ukora n'izamu ririmo bivuze ngo rero nta muzamu urara mu nzu uzajya urara hanze
kandi umva nta kibazo ko ndeba utunguye simba. Oya nta kibazo. Noneho tutagiye mu bintu byinshi reka twinjire mu nzu ibindi. Ayaya umuntu natwariye inkweto se Juma we rwose doya yanyica ariko reka muhamagare numva uko bimeze sinamubwira gutera nimubwira ko ndi Kigali mu buzima bubi haranseka ko reka nkwereke Yes Juma Juma ya wamenye se ndabizi ntago wamenya aka gafone nako naraye ni nako nguze bundi bushya ka kandi nagasize isheni mani barakandiye tu ya bimeze bite se uracyari mu cyaro se ariko wazinjiye umugisha twebwe ubuzima bwarakwinze se sha abantu mba nibereye ku musenyi ku mazi Kigali nyine ku Gisenyi ndabizi nyine amazi aba ku Gisenyi none se naguzi ko ni Kigali haba ku Gisenyi nyine naho akaba ari ku musenyi ku mazi rero niho nibereye niho ndi kurya ubuzima tu ndi ku mucanga ku mazi ubundi iyo nyine mbyutse mu gitondo nkafata ka cyayi n'umugati umukozi nyine aba yateguye ibyo bintu nyine ariko wazaje Kigali sha nkaguhindurira ubuzima oya iby'inkweto byo byihorere nanjye sha nzakugurira inkweto sha ziriya se kuba narazitwaye igira ngo nigeze nanazambara se sha gukira ni ibintu biza nk'urupfu wimbwira ngo icyumweru ngo maze ngo nahitankira biza nk'urupfu buriya rwose umugisha wawe ntaho uzajya ahubwo reka nkureke niba utari kunyumva ngo uzaze ngo uhindurire ubuzima kankureke nigire kwiyogera sha sawa Bashaka do bana mubwire biteze sawa makuru yawe makuru ni meza meze neza yego meze neza sasa rero utuyafa ngaha oya ntabwo nari hano hafi siko ndi wabigize seriye sha mba sha petit orohamo tuza ko ndi kubona ibintu wabigize seriye bimeze bite siko ngo ufite umuryango mwinshi we petit we petit aba sha we petit we petit siko cyari kinyisha wan siko cyari kinyisha wan sha we tandanga ariko boss ku gitekerezo
Ntabwenge se wagira igitekerezo. Ni ukuri pe kuva nagera hano icyo gitekerezo nahise nyigira Ndumva misengera. kandi cyatugirira akamaro Kimbye. ari wowe ari njyewe ari mama wawe ari inshuti y'abavandimwe byatugirira akamaro pe Murantindira ngo ndumva ngize amatsinda. Ntabwenge igitekerezo. nyine urabona nk'aka gasafuriya mfite uri kukabona Ukabona. turamutse dutetsemo nk'igikoma umuntu akajya agihoza gutya Wowe mbwira igitekerezo. wazana agatuza nanjye nkazana kandi Okay, ntacyo. Ndeko byumva nyine. Ibyo biranasanzwe. Wowe mbwira igitekerezo. igitekerezo gifite cyari iki Izina ni ryo muntu. Ntabwo nakurenganya. Ngaho komeza ibyawe nyine. neza boss icyo gitekerezo ni kibisi Ni cyiza nza ahubwo urabizi icyo gitekerezo cyo kugira aho kugira ngo nkongeze nanagukata.